hari abantu bamwe ndeba ukareba imyitwarire yabo ukabona bamaze guta Kristo pe, baramuretse, bamuvuyeho, baramutaye, n'amagambo yabo arabihakana, imvugo zabo zirabihakana, ibikorwa byabo birabihakana, imirimo yabo irabihakana, kwizera Kristo ntibakibifite muri. Muzababona kuri social media barahari, ku ma YouTube atandukanye barahari, za Facebook barahari, za Instagram barahari, yemwe bene da za TikTok. Muzabona bari abakristo, abari abapasiteri, abari ababishop, abari abakozi b'Imana, abari intumwa, bitwaga ayo matitire, ubutumwa bwavuyemo bahindura inyito, basa naho bagaragara nk'ari ubutumwa bafite, ariko ikikubwira ko ubutumwa butagihari, ntibagifite Kristo, ahubwo batwaye abantu mu kanwa kabo. Iyo badakoze inkuru y'umuntu ku wundi ntibabona ubutumwa bavuga, iyo badakoze inkuru yo kuri runaka no kuri runaka ntibajya babona ubutumwa babwiriza, kuko ubutumwa babwiriza ni inkuru z'abantu, ariko ubundi ubutumwa bwiza si inkuru z'abantu. Ubutumwa bwiza ni Kristo Yesu. Hatariho Kristo Yesu ubutumwa bwacu nta buhari. Inkuru yanjye n'inkuru ya runaka, n'inkuru ya nyira runaka, n'inkuru ya se runaka, ni inkuru z'abantu zitagira icyo zimarira abantu, zirabateranya, zirabakomeretsa, zibatera inguma, zibatera guhangana, zibatera intonganya, zibatera ibitutsi bya buri munsi. Nibyo bitutsi mwirirwa mureba ku ma YouTube, nibyo bitutsi mwirirwa mureba mukurikirana abantu batukana ngo nabakozi b'Imana, abantu bagatukana ngo nabakozi b'Imana, bakandagazanya ngo nabakozi b'Imana. Vuga ko ari abakozi ba shitani byagira inzira, kuko nta mukozi w'Imana muzima ukwiriye kujya kuri kamera channel ajyanye undi utari Yesu, yarangiza ikosa rikomeye akabyita ubutumwa bwiza, akabyita ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza burakiza, ubutumwa bwiza burahumuriza, ubutumwa bwiza buraruhura, ubutumwa bwiza butuma abantu bakizwa bakegera Yesu. Ariko ibikorerwa hariya hanze kimwe kibabwira ko ibintu byananiranye. Ubutumwa bwiza bwashize mu bantu, bihimbira ibyabo, bihimbira inkuru zabo, bihimbira inkuru z'ibindi, kugira ngo barebe ko babona icyo amaramuko, indonke, icyabakiza, icyabafasha, kugira ngo barebe ko babaho. Mu by'ukuri si ikindi ko kwizera kw'abantu kwapimwe, ukwawe guhagaze gute, ukwanjye guhagaze gute. Aho inzara ntiyatuma utakaza umwami wawe, aho kubura akazi ntibyatuma utakaza umwami ngo n'ubundi ntacyo bimaze, ngo ubundi ibyo nizeye ntabyo nabonye. Aho amasezerano yaguhaye ntiyabatumye aba impamvu ikomeye ituma utakaza umwami wawe, kuko iyo kwizera kuri gupimwa amasezerano usigara wibaza, ariko ubundi n'Imana yavuze n'abahanuzi, ariko ubundi buriya koko biriya yavuze yabonaga byashoboka. Reka turebe wenda abapasiteri bafungiwe isengero, yemwe no kugira ngo wubake urugo bisaba kwihanganira uwo mugabo mubana, bisaba kwihanganira uwo mugore mubana. Ntabwo umugore mubana ari marayika, ntabwo umugabo mubana ari marayika. Hari abantu natangaye ugasanga urashaka ko umugabo wawe umugira nk'umuzamu urindisha telefone, ndayamenya aho uyu mugabo yagiye yiriwe, wa mugabo we wirirwa he, ariko ubundi nta kazi uba wagiyemo, telefone yawe zana ndebe zana. Ugasanga tushobora kubaka urugo muri ibyo bintu. No, ntabwo bishoboka. Ugomba kwihanganira uwo muntu mubana kandi ukamwemera mu ntege nke ze. Ntabwo abantu babana kuko bashobotse, nta nubwo abantu babana kuko bashoboye bose. Hari ababa bashoboye n'abadashoboye, hari ababa bafite imbaraga n'abanyantege nke. Tugomba kwihanganira n'abo banyantege nke. Umugabo wawe yaba umunyantege nke, umugore wawe yaba umunyantege nke, umva umuryango wawe waba uw'intege nke, uwo mubana yaba uw'intege nke, uwo mukarana yaba ari umunyantege nke. Ariko kugira ngo tugire aho tuva n'aho tugera harimo ijambo ryitwa kwihangana. Uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, uruwo kwizerwa, buri munsi buri saha, uruwo kwizerwa. Mwami Yesu turagushimiye kuri umwami, uri umwami ku manywa na nijoro, uri umwami ibihe byose, uri umwami ubuzima bwacu bwose. Turagushimiye umwanya uduhaye, tugushimiye ko warinze ubugingo bwacu n'imibiri, ntabwo wadutanze mu maboko y'umwanzi uko umwanzi yabyifuzaga. Waratwimanye, wabaye mu ruhande rwacu, dufite amashimwe, dufite impamvu zatuma tugushima. Uri Imana ibihe byose,
uri arufa na omega, niwe tangira ukaba n'iherezo. Nyemerere ngushimire kuko uri umwami w'ubugingo bwa benshi. Turacyakwizeye, uri wo kwizerwa amakuba ahari, uri wo kwizerwa ibyishimo byuzuye, uri wo kwizerwa igicu cyabuditse, uri wo kwizerwa amatara yaka, uri wo kwizerwa ku manywa y'ihangu, uri wo kwizerwa ijoro ari mu gicuku, uri wo kwizerwa ibihe byose. Turagushimira ko wabaye wo kwizerwa ibihe byose kandi watubereye amaboko, turabigushimira. Uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tuzahora tukuramya. Urabikwiriye. Himbazwa n'amahanga, himbazwa n'ibihugu, himbazwa n'imigabane, shyirwa hejuru y'amajuru, pfukamirwa uririmbirwe kuko nicyo kigukwiriye iteka ryose. Tuzahora duhamya gukomera kwawe, tuzahora tuvuga kuri Imana ikwiriye amashimwe. Nyemerera uyu mwanya mfashe nje imbere yawe n'imbere y'ubwoko bwawe, uduhane umugisha mu ijambo tugiye gusangira, mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu, amen. Bahaye ikaze bavandimwe bene data mudukurikirana kuri Duhumurizanye TV. Tubahaye ikaze mwebwe mudukurikirana muri mu mpande enye z'isi. Tubahaye ikaze mwebwe mudukurikirana muri ku migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Imana ibahe umugisha. Navuga ngo mbahaye ikaze, ariko kandi nakivuga ku dukurikiranya ari ubwa mbere. Ngewe ni Pasiteri Ndorimana Edouard, ndi umushumba nk'uko mubizi. Ndanezerwa iyo ngiye gusangira namwe ubutumwa bwiza, ndanezerwa nkishima kuko nicyo kidukwiriye mu gihe icyo ari cyo cyose. Munyemerere ndaza kuvuga ku magambo magufiya, ariko kandi ni ijambo risa naho rigoye kumva, ariko kandi muraza kuryumva. Kuri uyu munsi ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo mbese iyo kwizera kwanjye cyangwa se kwizera kwawe kuri gupimwa kwashyizwe ku munzani, ngewe nakora iki, wewe wakora iki? Icya mbere, kwizera kurapimwa. Umuntu wese uvuga ko afite kwizera, kwizera kugira umunzani wako. Umuntu wese uhamya ko yizeye, yakizera Imana, akizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, agakizwa, akabyatura, akabatizwa. Iyo ni step imwe cyangwa step ebyiri. Akumva ko yuzuye umwuka wera, akagera no kuri iyo step, akaba mu buryohe bw'imbaraga z'umwuka wera binyuze mu kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Uko kwizera ingano yose kwagira, igihe cyose wakumarana, kugira igihe gushyirwa ku munzani, kugapimwa koko. Kandi iyo Imana igupima iracugusa, ntabwo ishyira ku munzani gusa ngo birangirire aho ngaho, iranacugusa kugira ngo irebe ko kwizera kuzuye. Turi mu gihe rero kwizera kwanjye kuri gupimwa, cyangwa se kwizera kwawe kuri gupimwa. Murabizi ko turi mu bihe bitoroheye itorero. Murabizi ko hari insengero zimwe zirafunze, abakristo bamwe ntibabona uko baterana, abandi nabo barabona uko baterana. Ariko kandi abandi nabo hari abari mu ngo rwose bicaye mu rugo hano iwacu mu Rwanda, ariko uburyo bwose birasa naho bigoranyemo. Ariko se reka ngewe mbirebe, byabaye kandi ni byiza ko byose bikorwa neza nk'uko tubisabwa, kandi byose ni byiza ko bigenda bigashyirwa ku murongo nk'uko biteganijwe. Ariko se muri icyo gihe ko kwizera k'umukristo kuba kugiye gupimwa, n'ukwizera k'umushumba kugapimwa, harimo ijambo rivuga ngo kwizera kwanjye cyangwa kwawe kwashyizwe ku munzani kugiye gupimwa, ngewe nakora iki, wewe wakora iki? Ndaza gusoma icyanditswe dusanga mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere, turagarukira ku murongo wa 4, dusome n'uwa 12 gusa. Yakobo imbata y'Imana n'umwami Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye, ndabatashye. Bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato.
ku murongo wa 12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Iri jambo ryitwa kwemerwa birasa naho uwemerwa aba yashyizwe ku munzani. Ashobora kwemerwa cyangwa akagawa, ashobora kwemerwa cyangwa agakurwaho. Murabizi ko iyo abantu bari mu igeragezwa, iyo igeragezwa ribatsinze bavanwaho. Iyo batsinzwe n'igeragezwa cyangwa se igerageza bavanwa kuri lisite, ariko abatsinze igeragezwa bagakomeza gahunda zikurikiraho. Rero kwizera kurageragezwa, niryo jambo ushaka kuvugaho. Uyu mwanditsi wanditse uru rwandiko ni Yakobo ubwe. Yakobo yari umwe mu bavandimwe ba Yesu Kristo, yari mwene nyina. Yakobo yari mwene nyina wa Yesu Kristo, umwe mu bavandimwe be benshi. Icya kabiri, yizeye Yesu nyuma yuko Yesu amaze kuzuka, atorerwa kujya mu ntumwa za Yesu. Pawulo amwita inkingi y'itorero. Mu Bagalati y'igice cya 2 n'umurongo wa 9 tuhasanga Pawulo amwerekana nk'inkingi. Nubwo yakijwe nyuma, ariko Pawulo amuvuga nk'inkingi. Yarahagaze mu itorero neza, itorero ry'i Yerusalemu. Yari bishop mu itorero ry'i Yerusalemu, iryo Petero yarabereye intumwa nkuru, ndetse nayo hakazamo n'uyu Yakobo na Yohana. Kandi ya Bibiliya iratubwira ngo yanditse uru rwandiko ahagana mu mwaka hagati ya 50 na 60 nyuma y'uko Yesu Kristo amaze kuzuka no gusubira mu ijuru. Urumva Yakobo yakijwe nyuma, yizera nyuma. Yesu mwene nyina yarazutse, yaragiye, ariko amaze kwizera abihagararamo neza. Hari abantu bakira ubutumwa nyuma, hari abababanjirije, ariko abaje nyuma bakarusha abaje mbere. Kuko umuntu ntabwo ari ikindi, umuntu ni ibitendo, umuntu ni ibikorwa. Yagize ibitendo rero mu itorero ry'intumwa, agaragara nk'inkingi y'itorero kandi akora umurimo we neza. Mu myaka ahagana muri 50 na 60 nyuma y'uko Kristo avutse, uyu rero Yakobo yandikiye abayuda bizeye Kristo, ariko bari baratataniye impande zitandukanye nyuma y'urupfu rwa Stefano wishwe atewe amabuye aho w'Imana. Uyu rero Yakobo yari umuntu w'intwari. Ndamuvugaho bikeya, ariko Bibiliya imuvugaho ibintu byinshi, kandi iyo Bibiliya ivuga umuntu imuvuga no muri detaye. Ntabwo mvuga detaye ze nyinshi cyane, kuko afite ubusobanuro bwinshi. Intego nkuru cyane yatumye Yakobo yandika, icyo yari agendereye, yanditse urwandiko rwe nk'umushumba agamije kugira inama no guhumuriza abakristo bari baratatanye. Icyo mvuga ni iki: itorero ry'intumwa ryagize ibice bibiri. Ryagize ibihe ryuzura umwuka wera. Intumwa zirakoreshwa, umwuka wera zikoreramo, azikoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Iyo usomye urwandiko rw'ibyakozwe n'intumwa, donc niho izingiro ry'imirimo y'intumwa igaragara cyane. Ibimenyetso n'ibitangaza intumwa za Yesu zakoze, mu byakozwe n'intumwa arabigaragaza. Iyo uhereye mu gice cya 3, gice cya 2 bari buzuye umwuka wera, gice cya 3 batangira gukora mu buryo budasanzwe, gice cya 4 nuko nabwo bari mu itotezwa rikomeye, gice cya 5 murabizi ko nacyo kirimo ibimenyetso n'ibitangaza byagiye bigaragara, n'igice cya 6. Gice cya 6 n'icya 7 niho hazi inkuru za Stefano watewe amabuye yicwa aho w'Imana azira kuvuga ubutumwa bwiza. Igice cya 7 kibivugamo uburyo yasobanuraga uburyo uhereye kera abantu batakiraga ubutumwa bwiza byagoranaga kubwumva, bagafata intumwa n'abahanuzi bakabica, bakabarenganya, kugeza muri icyo gihe. Avuga kuri bo mu gihe cyashize cy'isezerano rya kera, agaruka kuri Kristo Masiya banze kwemera. Abayuda ari uwabo, abazaniye ubutumwa bwiza, siritu aje kubacungura, by'umwihariko aje kubacungura. Ntibumva ubutumwa bwiza, bararenga baramwica. Asoza ababwira ngo yarazutse, ni muzima, yavuye mu gituro, ni muzima. Uwo tubabwira si umurambo uri mumva, uwo tubabwira ntabwo ari intumbi iryamye, uwo tubabwira yarazutse, ni muzima. Mwanze kubyumva, mwizibye amatwi, mwanze kwemera ubutumwa bwiza. Ngo biziba amatwi. Igice cya 7 muri 54
umurongo wa 54 ngo biziba amatwi banga kumva ubutumwa bwiza, bazabiranywa n'uburakari, baramufata baramwica, bamwicisha amabuye. Muri icyo gihe rero havutse akarengane gakomeye, kwizera kw'abakristo kwishyirwa ku munzani. Bari muri ibihe byiza by'uburyohe, ibitangaza byakoretse, ibimuga byahagurutse, impumyi zahumutse, ibipfamatwi birumva, abantu barabwirwa ubutumwa bwiza, abantu bari banezerewe, imbohe zirabohorwa, abarwayi barakiraga, abadayimoni bakavuza induru bakava mu bantu, umva barabatizaga buri munsi. Ariko bagera mu gihe itorero nabwo kandi rishyirwa ku munzani, kwizera kw'abizera gushyirwa ku munzani. Bibiliya iratubwira iki rero? Iyo kwizera k'uwizera kwashyizwe ku munzani, yakora iki? Yakora iki? Hari ijambo rimwe nshaka kubabwira. Mu ijambo ry'ihumure Yakobo yandikira abari mu makuba menshi kandi bari bafite ibibazo byinshi. Icya kabiri bafite n'ubuyobe bwinshi. Iyo kwizera kuri gupimwa guhita guturana n'ubuyobe ako kanya. Iyo kwizera k'umukiranutsi kwapimwe, kwizera k'umwizera kwashyizwe ku munzani, ubuyobe buraza bugaturana na wa muntu kwizera kuri gupimwa. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Igihe cyose umuntu yatangiye kumva ko kwizera kwamanutse kwacogoye, hari izindi nzira zikinguka zimubwira ngo ariko iyo Mana uko kwizera kwawe kukumariye iki? Ariko ubwo uko kwizera kwawe wizeye iki? Ese ubundi ko wizeye ukaba uri mu bibazo? Ese ubundi ko wizeye dore uko bigenze? Ariko ibi bintu nibyo kwizerwa koko? Ntabwo harimo kuvangirwa no kuyoba. Abantu bari mu gihugu cyabo bagikurwamo, abantu bari mu matorero yabo bayakurwamo, baricwa, barababazwa, baratotezwa, yewe bazerera mu bihanamanga, mu misozi, baba mu mavumo, mu buvumo, bakaba ariho barara, ngo barahigwaga bakicwa, bajugunyirwaga inyamaswa zikabarya mu mastade, bari abantu babayeho nabi, abandi bagafungwa. Murabizi ko Petero yarafunzwe, Paulo yarafunzwe, intumwa nyinshi zarafunzwe. Ngiye kuvuga ku rupfu intumwa zapfuye n'urw'agashinyaguro. Ariko icyo gihe abantu barababazwa, babuzwa kuba abakristo. Barababwiraga ngo uwo Kristo muramuhakana, tubareke. Uwo Kristo mwizeye, mwemera n'amahame y'ubukristo murabivaho, mubireke, tubihorere. Wabirekaga bamurekeraga mu muryango we, wabikomezaga baramwicaga cyangwa se bakamushohesha akajya kuba mu misozi, akaba mu bihuru, akaba mu bihanamanga. Iki gice rero yandikira aba bantu, yandikiraga abantu batatanye, bababaye, bagowe, bashonje, bambaye ubusa, abana batabona uko biga, ubuzima bwabo bwari mu kaga, bari muri zone danger. Basenga Imana ntibayibona, imirimo y'Imana ntibayibona, baririmba bakavuga ngo Mana ya Israeli, Mana yaremye ijuru n'isi, Mana yakoze ibimenyetso n'ibitangaza tukabibona, uri he udukize? Babura ibimenyetso bifatika bigaragara, barabibura pe. Bibutse ko igihe cyo kwizera kugeragezwa, ibimenyetso by'ibitangaza hari igihe bibura. Hari abantu rero tuba twaramenyereye ko twitsamura gusa Imana ikabikora, twakitsamura gusa Imana ikabikora, twakitsamura gusa Imana ikabisubiza, twakitsamura gusa Imana irasubije. Habaye igihe witsamura ukongera ukitsamura, ukongera ukitsamura, Imana ntuyibone. Ukajya wibaza, Mana urihe? Mana yanjye urihe? Urihe ngurebe? Wowe narebaga cyagihe urihe? Wowe wangoreye bya bindi cyagihe urihe? Wowe wantabaye wa munsi urihe? Narakubonye ariko uyu munsi nakubuze. Itorero ryagize icyo gice cya mbere cyo kubona ubuhamya n'ibimenyetso n'ibitangaza, ariko kandi bagira igice cya kabiri, icyo nakita part 2 cyangwa se episode ya kabiri, iyo kuba mu karengane gakomeye ko kupfusha abantu benshi, imiryango irapfa irashira, ubukristo burarengana, baricwa, bene amaraso y'abakristo aratemba. Bari abakristo bizeye, bakijijwe, bihannye ibyaha, bakiranutse batari gukiranirwa. No,
ntabwo baziraga ibyaha bakoze, ntibaziraga ikindi, baziraga kwizera kwabo. Baziraga kwizera kwabo. Rero turi mu gihe kigoye aho kwizera kwacu gupimwa tukagaragara kabisa. Hari abantu bamwe ndeba ukareba imyitwarire yabo ukabona bamaze guta Kristo pe, baramuretse, bamuvuyeho, baramutaye. N'amagambo yabo arabihakana, imvugo zabo zirabihakana, ibikorwa byabo birabihakana, imirimo yabo irabihakana. Kwizera Kristo ntibakibifite muri bo. Muzababona kuri social media barahari, ku ma YouTube atandukanye barahari, za Facebook barahari, za Instagram barahari, yemwe bene da za TikTok. Muzabona bari abakristo, abari abapasiteri, abari ababishop, abari abakozi b'Imana, abari intumwa, bitwaga ayo matitire, ubutumwa bwavuyemo bahindura inyito, basa naho bagaragara nk'ari ubutumwa bafite, ariko ikikubwira ko ubutumwa butagihari. Ntibagifite Kristo, ahubwo batwaye abantu mu kanwa kabo. Iyo badakoze inkuru y'umuntu ku wundi ntibabona ubutumwa bavuga. Iyo badakoze inkuru yo kuri runaka no kuri runaka ntibajya babona ubutumwa babwiriza, kuko ubutumwa babwiriza ni inkuru z'abantu. Ariko ubundi ubutumwa bwiza si inkuru z'abantu, ubutumwa bwiza ni Kristo Yesu. Hatariho Kristo Yesu ubutumwa bwacu nta buhari. Inkuru yanjye n'inkuru ya runaka, n'inkuru ya nyira runaka, n'inkuru ya se runaka, ni inkuru z'abantu zitagira icyo zimarira abantu. Zirabateranya, zirabakomeretsa, zibatera inguma, zibatera guhangana, zibatera intonganya, zibatera ibitutsi bya buri munsi. Nibyo bitutsi mwirirwa mureba ku ma YouTube, nibyo bitutsi mwirirwa mureba mukurikirana abantu batukana ngo nabakozi b'Imana, abantu bagatukana ngo nabakozi b'Imana, bakandagazanya ngo nabakozi b'Imana. Vuga ko ari abakozi ba shitani byagira inzira, kuko nta mukozi w'Imana muzima ukwiriye kujya kuri kamera channel ajyanye undi utari Yesu. Yarangiza ikosa rikomeye akabyita ubutumwa bwiza, akabyita ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza burakiza, ubutumwa bwiza burahumuriza, ubutumwa bwiza buraruhura, ubutumwa bwiza butuma abantu bakizwa bakegera Yesu. Ariko ibikorerwa hariya hanze kimwe kibabwira ko ibintu byananiranye. Ubutumwa bwiza bwashize mu bantu, bihimbira ibyabo, bihimbira inkuru zabo, bihimbira inkuru z'ibindi, kugira ngo barebe ko babona icyo amaramuko, indonke, icyabakiza, icyabafasha, kugira ngo barebe ko babaho. Mu by'ukuri si ikindi, bavuye ku mwami. Kwizera kwabo kwarapimwe, umva, bahinduka zeru, ibiro birabura. Barangije batakaza ubapima ari we Yesu, bajyana izindi nkuru zitari Yesu. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, gupimwa ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ariko mfite topic ntoya cyane ivuga ngo ese kwizera kwanjye kwawe kwapimwe, niki twakora nk'abana b'Imana? Dufite aba role models, aba menta. Cyakoze menta mukuru ni Kristo Yesu, ariko dufite n'intumwa zageragejwe, zababajwe, zaciye mu muriro, zaciye mu mahwa, zakubiswe, zafunzwe, zakuweho impu, zanogowemo amaso, zaciwe ingingo ku ngingo, amano ku mano, zagiye zishishurwaho inyama, zaragiye ziratemagurwa, zicishijwe amabuye. Bibiliya iraduha urutonde uburyo bagendaga bapfa. Ntibihakanye umwami, ntibihakanye umwami. Bagumye ari abakristo, bagomye bizera Kristo, bakomeje bahamya umwami, bakomeje bahamya abari bo, no kugeza ku munsi wa nyuma wo gupfa kwabo. Baravuga ngo yatugiriye neza, yatubereye umwami, yatubereye ubuhungiro. Niba dupfa, hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Ko kwizera kw'abantu kwapimwe, ukwawe guhagaze gute, ukwanjye guhagaze gute? Aho inzara ntiyatuma utakaza umwami wawe, aho kubura akazi ntibyatuma utakaza umwami ngo n'ubundi ntacyo bimaze, ngo ubundi ibyo nizeye ntabyo nabonye. Aho amasezerano yaguhaye ntiyabatumye aba impamvu ikomeye ituma utakaza umwami wawe. Kuko iyo kwizera kuri gupimwa,
amasezerano usigara wibaza, ariko ubundi n'Imana yavuze, n'abahanuzi, ariko ubundi buriya koko biriya yavuze yabonaga byashoboka. Reka turebe wenda abapasiteri bafungiwe insengero zifunze, amatora arafunze n'amadini amwe namwe, ayandi arafunguye. Hari abagenda bagahinduka abacamanza bari gukora, ariko se ubundi barabo barakora bo kubera ko ari abamarayika. Reka da, ni bene data, tugize amahirwe insengero zimwe zigasigara zikora, izindi nubwo zitaba ziri gukora, tuba dufite umwanya waho twataramira nabwo tugagomeza tugasenga, tugafatanya na bene data. Ibyo biroroshye. Icya kabiri, ni byiza ko nibuze umuntu abona ahandi ajya agasenga, nabyo nibyo kwishimirwa. Ariko se udafite aho usengera, witwaye ute mu kibazo, muri situation witwaye ute, mu gihe uri gucamo witwaye ute? Ese kutakiri gukora wa murimo wakoraga witwaye ute? Ese kutakiri gukoresha ya titire yawe witwaye ute? Ese kutakiri gukorera muri wa mwanya wenda ibyazaga ntukiri kubibona witwaye ute? Mbibutse ko inyungu zirahari z'ubutumwa bwiza, ariko kandi ubutumwa bwiza buruta inyungu twabona. Dore inyungu ya mbere n'ubugingo buhora muri Kristo Yesu. Bibiliya niki tubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, namara kwemerwa, namara gushyika, azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Ndagira ngo mvuga aka kantu ngana ku musozo, ntabwo mvuga ibintu byinshi. Aba bantu bari mu makuba menshi Yakobo yandikiye, abandikira igice cya mbere yababwiye ibyerekeye ibigeragezo n'ibishuko. Ariko ibi bigeragezo bari bafite, nababwiye ngo byari bituranye n'ibishuko bibashuka buri munsi. Birambabaza cyane kubona umuntu wizeye ashukwa agakurwa mu mwanya we w'agakiza. Ariko mwene da, ubu koko natwe reka tuganire nk'abantu. Ubu niki cyatuma uvuga ko agakiza ntacyo kakumariye? Reka niganirire. Bibiliya tubwira ngo uru rwandiko yandikiye abayuda bakijijwe, bizeye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntabwo yandikiye abayuda, mbibutse ko abayuda bafite ibice bibiri. Hari abayuda bizeye ubutumwa bwiza n'abayuda batizeye ubutumwa bwiza. Hari abayuda bamenye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, hari n'abayuda banze kwemera rwose, bigumira ku mategeko yo kwa Mose, baguma bizeye amategeko. Yesu abareka atyo, na n'uyu munsi baracyahari. Abo yandikiye ni bene se neza. Noneho reka niganire nanjye na bene data, baba bashumba, baba abakristo rusange, abo tubana twese. Iyo kwizera kwacu kwapimwe, ese gusenga turabihagarika? Ese guhamya umwami turabihagarika? Ese bwa busabane bwo kuririmba turabuhagarika? Ese ryavuga butumwa turarihagarika? Ese rwa rukundo rwa gikristo turaruhagarika? Ese bwa bumwe bwacu turabuhagarika? Reka nibarize, ese Kristo yabuze ku buryo umuntu ahita amera neza nk'utarigeze akizwa, nk'utarigeze amenya ubutumwa bwiza, nk'utarigeze ahinduka umukristo? Ngibi ibyo Yakobo yavugaga, abagira inama, arabahugura, ariko anabahumuriza. Abahumuriza muri iri jambo rikomeye yavuzemo, yifuza ariko gushimangira cyane ku bukristo no kwizera, nubwo bari mu bigeragezo byinshi n'ibishuko byinshi cyane. Iki gice cya mbere n'umurongo wa mbere kugera kuri 4 yaranditse avuga amagambo bigoye kuvuga cyane, nanjye yo nyavuga birangora, ariko nibyo nta yandi mahitamo. Yakobo imbata n'umwami wacu n'umwami Yesu Kristo ndabandikiye, mwebwe abo mu miryango 12 y'abatatanye ndabatashya. Iyi ni inyandiko yo kuramutsa gusuhuza. Murongo wa 2, bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo. Biragoye iri jambo, mwemere ko ari iby'ibyishimo nimugubwa gitumo, nibibagerageza bitari bimwe. Ninde wakishima aguwe gitumo nibimugerageza bije biturutse imbere, biturutse inyuma, biturutse ku ruhande? Yarangiza akavuga ati oh haleluya haleluya, nubwo ibi bigeragezo biri kwisukiranya ariko haleluya.
murumva byoroshye. Ariko arabwira ati bene data mwemere, mubyemere n'iby'ibyishimo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, mwemere ko ari iby'ibyishimo. Biragoye, ayo ni amagambo bigoye kugira ngo wumvikanishe. Umva ku murongo wa 3, mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Iri jambo ryitwa kugeragezwa ko kwizera kwacu bikwiriye kudutera kwihangana. Ijambo kwihangana hari abantu batajya baryigishwa ngo baryumve. Kwihangana, abantu buriya kwihangana biratugora cyane cyane cyane. Hari umuntu utakihanganira umuntu babana umugoye, hari umuntu bigoye kwihanganira umukoresha w'umukoresha nabi, hari umuntu bigoye kwihanganira abana yabyaye, hari umuntu bigoye kwihanganira umugabo yashatse umugore yashatse, hari umuntu bigoye kwihanganira. Umva, ibintu byose birakugoye kubyihanganira, abo mubana byakugoye kubihanganira, inshuti zikugoye kuzihanganira. Ariko Bibiliya iravuga ngo n'iby'ibyishimo nitugubwa gitumo n'ibitugerageza bitari bimwe, mumenye ko kugeragezwa ko kwizera kwanyu bitera kwihangana. Umva noneho notabene, mureke kwihangana gusoza imirimo yako hatabuzeho, gushyitse rwose, hatabuzeho na gato. Amen. Ni ukuvuga ngo kwizera iyo kuri kugeragezwa, Imana ibishaka ko gushyika. Niyo mpamvu Imana yemera kugeragezwa n'abana wabyaye, kemera kugeragezwa n'ababyeyi, kemera kugeragezwa n'uwo mubana mwishakaniye, kemera kugeragezwa n'inshuti ari we wazizanye, ikemera kugeragezwa mu kazi ari wowe wakiremeye wakifondeye cyangwa se wanakabonye wagasengeye. Imana ikemera kugeragezwa ahantu ugasanga urageragejwe pe, ariko ukajya wibaza, ariko se Mana, uku kugeragezwa ngeragezwa urabizi? Wajya gusenga ikakubwira ngo ndabizi, none se ugiye kubikoraho iki? Ikakubwira iki igiye kubikoraho, ariko bigafata igihe. Hagati yo kubitari yabikora no kuzabikora, ikaguha imbaraga zigushoboza kwihangana. Hagati yo kuba ibyikubwira itari yabisohoza no kubizabisohoza, ni murebe iyo gapi irimo kwingana. Harimo urugendo ntazi imyaka, ntazi amezi, ariko harimo igihe. Iyo rero itari yabikora, iyo itari yabisohoza, harimo ijambo ryitwa kwihangana. Hari abantu bapfa batabonye amasezerano kubera ko bananiwe kwihangana. Hari abandi bava mu masezerano, abandi bakazayarya atarayabo kubera kunanirwa kwihangana. Hari abantu bibwira ngo Imana ni inyabinyoma irabeshya, ariko ari ukunanirwa kwihangana kwabo. Hari abantu bazi ko ibyo Imana yababwiye bidashobora kuzura ndetse ari ibinyoma by'abahanuzi, ari ukunanirwa kwihangana kwabo. Hari abantu bava mu masezerano ari nta mpamvu kubwo kunanirwa kwihangana kwabo. Hari abantu bareba imisozi irumbaraye imbere yabo bakabona ibyo Imana ibabwira ni ibintu biri nk'inzozi, ntibishoboka. Ariko kwihangana gutera kunesha ibitugerageza. Ntushobora kuzanesha ibikugerageza utazi kwihangana. Haleluya! Kwihangana. Mbabwire ngo iki? Abantu bakomeye benshi babanjije gutangira boroshye. Mbabwire ukuri. Abakire benshi bakomeye ku isi ntabwo batangiye ari abakire bakomeye. Abatunzi bo mu isi batunze ibintu cyangwa se bageze ku bintu bikomeye, iyo bidaciye mu nzira inyura ku mwanzi Satani Sekibi ngo bagirane amasezerano n'imikoranire y'umwanzi, bikaba ari ibintu Imana yagiye ishyigikira. Hari abatangiye bashonje, reka ndeke no gutangira bashonje. Hari n'abavutse bavukira mu nzu mbi, bavukira mu ngo zikennye, bavukira mu ngo no kwiga byari bigoye, bavukira ahantu hatari horoshye no gukurira. Yemwe kugira ngo bige bazasoze n'amashuri yabo byari bigoye. Si n'icyo gusa, nubwo buzima bwo kurangiza amashuri no kubona uburyo bwo kubaho nabyo byari bibagoye. Ariko kwihangana, ugasonza ukihangana, ukabura school fees ukihangana,
ukabaho n'abo ubana nabi, n'abo mubana bakakugwa nabi, aho ubaye mu muryango bakakugirira nabi, muri bene wanyu bakakugirira nabi, inshuti zikakugirira nabi, abo usanze bakakugirira nabi. Kwihangana bitera kunesha. Ntushobora kuzitwa ukomeye udafite impano yitwa kwihangana. Ntushobora kuzatera intambwe ngo ugere kure udafite kwihangana muri wowe. Ntushobora kuzagira ibyo wubaka ngo birambe udafite kwihanganira abo mwubakana, haba mu kazi, haba aho uba. Kugira ngo urambire mu bintu ubimaremo igihe kirekire bisaba kwihangana. Kugira ngo utsinde urugamba rukomeye ubuzima bwawe bigusaba kwihangana. Yemwe no kugira ngo wubake urugo bisaba kwihanganira uwo mugabo mubana, bisaba kwihanganira uwo mugore mubana. Ntabwo umugore mubana ari marayika, ntabwo umugabo mubana ari marayika. Hari abantu natangaye ugasanga urashaka ko umugabo wawe umugira nk'umuzamu urindisha telefone. Ndayamenya aho uyu mugabo yagiye yiriwe, wa mugabo we wirirwa he, ariko ubu ni nakazi uba wagiyemo, telefone yawe zana ndebe zana. Ugasanga tushobora kubaka urugo muri ibyo bintu. No, ntabwo bishoboka. Ugomba kwihanganira uwo muntu mubana kandi ukamwemera mu ntege nke ze. Ntabwo abantu babana kuko bashobotse, nta nubwo abantu babana kuko bashoboye bose. Hari ababa bashoboye n'abadashoboye, hari ababa bafite imbaraga n'abanyantege nke. Tugomba kwihanganira n'abo banyantege nke. Umugabo wawe yaba umunyantege nke, umugore wawe yaba umunyantege nke, umva umuryango wawe waba uw'intege nke, uwo mubana yaba uw'intege nke, uwo mukarana yaba ari umunyantege nke. Ariko kugira ngo tugire aho tuva n'aho tugera harimo ijambo ryitwa kwihangana. Kugira ngo dutsinde intambara zikomere ubuzima bwacu harimo ijambo ryitwa kwihangana. Abandikira babwira kwihangana, ababwira kwihangana bakuwe mu byabo, ababwira kwihangana biciwe abagabo babo, bicirwa abana, ababwira kwihangana biciwe imiryango irashira bazira kwizera Kristo gusa. Ntibaziraga gusambana, ntibaziraga kwiba, ntibaziraga kwica, ntibaziraga kuroga no kurogesha, ntibaziraga guhemuka, ntibaziraga ubugambanyi, ntibaziraga iby'abandi, baziraga Kristo bizeye gusa. Baratatana, bamwe bajya muri Antiyokiya, abandi baragenda bajya mu bindi bihugu byari bituranye na Isirayeli. Baragenda baratatana, batagira aho baba, batagira ibyo barya, batagira imyambaro, batagira aho barara, bacumbika bararaguza. Abandi bazengurukaga mu misozi bakarara mu buvumo, mu mashyamba, mu masenga y'inyamaswa, bakabana n'inyamaswa nabo bahinduka inyamaswa bazira ubukristo. Aba nibo yandikiraga. Mwemere ko ari ibyishimo nimugubwa gitumo nibibagerageza. Ariko njya ntangara, hari umukristo ugeragezwa ati oya burya Yesu, ariko Yesu nkubaze, ndi kugeragezwa udahari, ariko ubundi Yesu nkubaze. Herega ngenda abona rwose kwirirwa nsenga ntacyo bimaze. Umuntu agatangira kwitotomba ngo yageragejwe, ngo umugabo yamugerageje, ngo umugore yamugerageje, ngo akazi karamugerageje, ngo abana bamugerageje, ngo kubura amafaranga byamugerageje, ngo urumva ngubuse ngo ndacyakwizeye iki se Yesu. Abandi barabyiciwe, abandi barabikubitiwe barabifungirwa, abandi babikerejwe inkerezo babakuraho amajosi. Iyo usomye igitabo cy'Abaheburayo n'igice cya 11 n'umurongo waho wa 70, hano yuhereye ku murongo wa 32 na kabiri aravuga ngo mbese mvuga iki ndeka iki igihe cyandengana mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi n'abaheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro. Abo ni ba Danieli na Meshaki na Abedenego ugurumana cyane, no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bagahabwa bapfushije basa n'abazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere no kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe, bicishwaga amabuye. Abo ni ba Stefano, bagakerezwa inkerezo, bakageragereshwa, bicishwaga inkota,
bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye ubusa, bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose nta na kimwe babasigiye, barababazwaga bakagirirwa nabi, yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga, ngabo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibahawe ibyasezeranijwe, kuko Imana yabigambiriyeho ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe nabo. Amen. Izo ni intwari zo kwizera, zaciye mu makuba akomeye, zirihangana, zirizera. Izo zanyuze mu muriro, zirizera. Sinzi ibintu uri gucamo, ariko ndagira ngo ubwire, ni ukwizera kwawe kuri kugeragezwa. Wa mugore we, ni ukwizera kwawe kuri kugeragezwa. Hariho umuntu unkurikiye, uri guca mu bibazo bikomeye, urankurikiye nonaha, uri guca mu bintu bikomeye, biranuka pe, umutima wawe urababaye, ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, ibyo bintu uri gucamo ni ukwizera kuri kugeragezwa. Unyandikire ngo pasite, namenye ukuri ko kwizera kwanjye kuri kugeragezwa, namenye ko ndi ku gipimo, ndi ku munzani. Iyo umuntu ari ku munzani rero, ugira ngo Imana ntihari. Iyo uri ku munzani Imana iraceceka, iyo uri ku munzani Imana ntivuga, iyo uri ku munzani utegereza ibyo Imana yavuze ukagira ngo ni inzozi warose. Iyo uri ku munzani Imana isa naho yakwibagiwe. Reka mbabazi, muribuka Danieli na Meshake na Abedenego ubwo bari i Babuloni, umunsi bigurukije itegeko ry'ibwami, banga kuramya ibigirwamana, Imana ntiyarigeze ivugana nabo. Bagambiriye kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami kubwo kumenya Imana gusa. Bafata icyemezo cy'ibintu bibiri, baravuga ngo nta yindi Mana tuzaramya atari Imana yacu yaremye ijuru n'isi. Icyo kibi cya mbere. Icya kabiri, bagenzi babo babonye ko ari abandi basenga Imana, bafata icyemezo cyo kuvuga ngo no, aba bantu turabarega ibwami. Bashyiraho itegeko ryo kuvuga ngo uzagira icyo asaba adasabye Imana, cyangwa se murabizi kiriya gishushanyo bashyize mu kibaya cyitwa Adura, utazakiramya, utazagipfukamira ngo acyubararire, azajugunywa mu itanura ryaka umuriro. Abo bagabo baravuga ati twebwe ntabwo tuzakiramya, bigurutse itegeko ry'umwami. Imana icyo gihe ntiyavuganaga nabo ngo nzabakiza, oya, yari icecetse, ariko bagumana kwizera kwabo kandi bahamya kwizera kwabo. Gitangaza gitangaje, Imana icecetse bakomeza guhamya, Imana itari kuvugana nabo bakomeza guhamya, Imana mu gihe batacyumva ijwi ryayo bakomeza guhamya, n'igihe batakibona ibimenyetso by'Imana barahamya, kugeza ku munsi itegeko ryabafashe babajyana kubajugunya mu itanura ryaka umuriro. Imana icecetse. Dore ikintu cyiza, iyo icecetse Imana ibiri gukora iki? Iyo kwizera kwacu kuri gupimwa, ijya mu kibazo indani. Yari yageze mu itanura, murabyibuka, umwami yaravuze ati ariko Danieli n'abagenzi bawe, ninde ubashuka, ninde ubayobya kugira ngo mutumvire itegeko ryanjye mukaryica? Ni iyihe Mana ibasha kubakiza amaboko yanjye ikaba iyo Mana niya? Ababwira imana z'inyamahanga uburyo yazirimbuye arazimara, arababwira ngo iyo Mana mwiringiye ibasha kubakiza amaboko yanjye Nebukadinezari niyi. Baramubwira ati no, nta mpamvu yo kwirirwa dusubizanya amagambo menshi. Imana twizera, Imana twiringiye ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro, ikadukiza amaboko yawe mwami Nebukadinezari. Ariko kandi naho itadukiza tuzayihamya icecetse, tuzayihamya iri kuvuga, tuzayihamya irimo ikora, twabonye ibimenyetso tuzayihamya, ibihe byahindutse tuzayihamya, tubona imvura igwa tuzayihamya, izuba ryataritse tuzayihamya, inkuba zesana tuzayihamya, amakuba yaje tuzayihamya, ibiryo byabuze tuzayihamya, amazi yakamye, inyanja zakamye tuzayihamya. Abagabo baravuga ngo tuzayihamya empwe entre, aravuga ngo nimwongeze itanura karindwi, bararyenyegeza karindwi. Abagabo barabateruye babajugunye mu itanura ry'umuriro, ngo abagabo bari bagiye kubatamo ibirimi by'umuriro birabasumira, ngo ariko basanga mu itanura ry'umuriro Imana yababanjirijemo kare. Iyo itanura ry'ibitugerageza ryabaye ryinshi, Imana iraceceka ikinjira mu itanura. Harageze ngo Imana
iyo ubwayo yinjire mu kibazo cyawe nubwo icecetse ku buzima bwawe, igeze kuri iri kugikemura nubwo ufite induru. Ikibazo ufite igeze kuri iri kugikoraho nubwo wowe uri gusakuza ngo yaragutaye, yarakwibagiwe. Ntiyagutaye, ntiyakuretse, ntiyakwibagiwe, iri mu kibazo hagati. Ikizakubwira ko iri mu kibazo hagati, ikibazo kizagusiga amahoro. Intambara urwana ibiri kukugerageza birapima kwizera kwawe, ariko bizagusiga uri muzima, bizagusiga ntacyo ubaye, bizagusiga amahoro. Icyo ni ikimenyetso cy'uko wari uri mupimwa, kwizera kwawe kwarapimwaga. Iyo kuri gupimwa rero, gupimirwa mu makuba, gupimirwa mu muriro, gupimirwa mu mahwa, gupimirwa mu mabuye yashinyitse, gupimirwa mu butayu bukakaye, kwizera kurapimwa. Ngo bamaze kubatamo mu itanura basanzemo marayika, ngo Nebukadinezari arahengeza aravuga ngo yemwe bagabo bene data, mu itanura dutayemwe abagabo bangahe? Ati twajugunyemo 3, hanyuma ko mbona uwa 4, kandi uwa 4 arasa n'ishusho y'umwana w'intama. Nebukadinezari arerekwa mu mujinya mwinshi, mu mbaraga nyinshi yari afite zo kwica, abona Imana, abona marayika w'Imana mu itanura ry'umuriro. Ndagira ngo mvugane namwe, kwizera kurageragezwa. Witekereza ko kwizera kwawe kutazageragezwa. Niba kutari kwageragezwa ushima Imana, niba kutari kwacishwa mu muriro ushima Imana, niba kutari kwageragezwa humura. Turacyari ku isi, hari igihe abantu bavata ariko ngewe ibyo ntabwo mbyumva. Humura uzabimenya, ibyo umuntu atumva none ejo arabimenya. Njya nkunda kwigisha nkabwira ngo dufite u Rwanda rwiza kandi dufite igihugu cyiza. Igihugu cyanjye ni igihugu nkunda kandi ni igihugu gifite amateka ndashobora gusiba kandi ndashobora gukuraho, ndashobora no kwibagirwa. Umunsi umwe jenoside imaze kuba mu Rwanda, reka mba amateka y'iwacu wenda nibwo muzajya muyumva. Hari n'igihe tuvuga y'i Burayi mukagira ngo ay'i Burayi niyo y'ingenzi, oya, n'iwacu dufite amateka twakigiraho. U Rwanda ni igihugu umunsi umwe ibihugu byari muri UN byatangiraga gukora ibiganiro bivuga ngo u Rwanda rukwiriye kuzamanyagurwa, kuzomekwa. Igice kimwe kikomekwa kuri Kongo, ikindi gice kikomekwa ku Burundi, ikindi kikomekwa kuri Tanzania, ikindi kikomekwa ku Bugande, kuko u Rwanda ishusho yarwo ntiyari ihari. Yari proposal bakoraga proposition yo kuvuga ngo ese iki gihugu ko n'ubundi cyarangiye kitagihari, tuzakimanyagura gute tucyomeke ku bindi bihugu? Icyo ni igihugu. Ariko uyu mwanya Imana izi u Rwanda, ikunda u Rwanda, ikiza igihugu ikoresheje inkotanyi. Uyu munsi dufite igihugu cyiza, dufite u Rwanda rwiza, dufite ejo hazaza, igihugu kigendwa, igihugu gikunzwe, igihugu isi isura, igihugu ibihugu biza kurebamo ibyo bakigiraho. Bavandimwe, ni Imana yakoresheje abanyarwanda barakiyubakira. Uyu mwanya dufite u Rwanda rwiza. Icyo ni igihugu gusa mvuze ku banyarwanda aho tugeze twiyubaka harashimishije. Icyo mvuga ni iki? Icyo mbabwira, uri umunyarwanda urankurikiye, ndakoresha ururimi rumwe nta nubwo turi gusemura ngo mvuge ngo umuntu uvuga icyongereza aranyumva. Ndabwira abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda wenda batari abanyarwanda bashobora kuba bari ahandi. Ubuzima bwawe ndabugereranya n'igihugu. Niba Imana yasana igihugu kikabaho ku isi kitagaragaraga, Imana yasana ubuzima bwawe, Imana yasana wowe ubwawe n'abawe, Imana yasana ibyangiritse ku buzima bwawe. Imana ibasha gusana ubuzima bwawe bwasandaye, Imana ibasha gusana umuryango wawe wasenyaguritse, Imana ibasha gusana umutima wawe usa n'uwashwanyaguritse, wabaye ubushwambagara, umutima wawe warashwanyaguritse, warangiritse. Ariko niba Imana yarasannye igihugu kikabaho mu myaka 30, kikaba gikunzwe, kishimirwa, gifite urujya n'uruza rw'abantu, Imana yagusana mu myaka itagera kuri 30. Imana yagusana.
wenda uravuga ngo ndakuze. No mu myaka 2 Imana yagusana, no mu mwaka Imana yagusana, no mu gihe gito Imana yagusana. Ikosa ni rimwe, ni ukunanirwa kwihangana. Bibiliya hari ikitubwira mu Baheburayo 2:18, Abaheburayo 2:18 hari ijambo rivuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha gutabara abageragezwa bose. Ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, uwo ni Yesu. Uyu mwanditsi wandikiye Abaheburayo arandika aravuga ngo na Yesu tuvuga, na Yesu twemera yarababajwe, yarageragejwe, ageragezwa na Yuda, aramugambanira, aramutanga, ari inshuti, ari we yahaye uruhago, yari we kontabure. Yuda niwe wari ushinzwe accountant cyangwa se yari accountability, yari kontabure wa Yesu cyangwa se wa ministeri ya Yesu. Abari nawe umugambanira, baramwica, inshuti z'umusaraba. Uwo muntu utababarira ninde ko Yesu yababariye Yuda? Uwo muntu utababarira ninde? Uwo muntu umuhanganye utareka ninde? Uwo muntu murwana utareka ninde? Uwo muntu wumva wakibasira ukumva atazakuva mu mutima ninde? Mbabwiza ukuri, Bibiliya tubwira ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Umva ngubwire, abageragezwa ni inshuti z'Imana, ntabwo ari abanzi b'Imana. No. Abageragezwa bwa mbere ni inshuti z'Imana, ntabwo ari abanzi b'Imana. Hari abantu bazi ko abantu bageragezwa ari abanzi b'Imana, hari abantu bazi ko abantu bageragezwa ari abantu batawe bari kure y'ubwami bw'Imana, abantu bageragezwa ni abantu Imana idakunda ititayeho. No, inshuti z'Imana, Imana igipima kwizera kwabo ikabacisha mu bibagerageza bitari bimwe, bagaca mu makuba ataramwe, bagaca mu ntambara zitari zimwe, bagaca mu ngorane zitari zimwe, bagaca mu mira bitari imwe. Imana irindiriye kuzabaha ingororano mu gihe gikwiriye. Umva uko Bibiliya hano itubwira mu gice cya 4 n'umurongo wa 14 ngo nuko ubwo dufite uwo mutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu Kristo umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizeye kandi tujye tubyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe nawe yarageragejwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Amen. Tugomba kwegera intebe y'ubuntu tudatinya, kuko uwo twegera nawe yarageragejwe, uwo twegera nawe yarababajwe, uwo twegera yaranzwe, uwo twegera yarashonje, uwo twegera yarababaye, uwo twegera yaragambaniwe, azi kugambanirwa ko bibabaza. Uwo twegera ari we ntebe y'ubuntu, ari we Yesu Kristo. Yemwe yanzwe n'abantu, yarashinyaguriwe, yaratutswe, yarasuzuguwe, yashwanyagurijweho imyambaro, yambitswe ikamba ry'amahwa, yakubiswe inkoni nyinshi ntari nakubitwa. Bene da, uwo twizera ari we Yesu Kristo, uwo twegera yaciriwe mu maso, yashwanyagurijweho imyambaro bayifindira ubufindo. Uwo twegera ari we Yesu Kristo, yaragiye yangwa n'abantu, ngo ku musaraba amanitse ari guhumekera hejuru aravuga ngo data eri ramasabakitani, aravuga ngo Mana yanjye niki kikundekesheje. Uwo ni Yesu wavuze iryo jambo. Yabonaga Imana yamutaye, yabonaga Imana yamuhannye. Ariko se koko byari ukuri? Oya. Iyo turi mu mabaro niko bigenda, iyo turi mu makuba niko bimera. Ariko hari ijambo rimwe gusa, mu makuba yawe Imana iri kumwe nawe. Mu ntambaro urimo n'itorero ririmo ricamo, nawe ubwawe wa mukristo we, Imana iri kumwe nawe. Ntutekereze ko iri kure yawe. Imana iguha umugisha. Ngana ku musozo, Bibiliya yatubwiye ngo tuyegere tudatinya. Ariko kandi mu gice cy'Abaroma, igice cya 5, Abaroma 5 umurongo waho wa mbere kugera kuri 5, haratubwira ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera, ariko kwizera kwacu kugeragezwa, dufite amahoro ava ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu. No mu makuba yacu turishima, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro, bene ibyo byiringiro ntibidukoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Amen.
mbese ufite kwizera ariko kuri kugeragezwa, komeza wizere Imana. Ndavugana nawe ijambo rigufiye. Bibiliya iratubwiye ngo no mu makuba yacu, no mu ngorane zacu, no mu bitugerageza bitari bimwe, Imana ibiri kumwe natwe. Ikosa dukora ni uguhora tubabaye, kandi Bibiliya iratubwira ngo no mu makuba twishime, no mu ngorane twishime, no mu bituriza twishime, no mu bitatworoheye twishime, kuko bene ibyo byishimo bitugeza ku ntsinzi, bene ibyo byishimo bitugeza ku mahoro arambye, bene ibyo byishimo ntibijya bidukoza isoni, ntibidutera ikimwaro. Waba urara ariko ntuzahora uburara, wabura amafaranga ariko ntuzahora ubuza amafaranga. Umva, wakurwa mu kazi ukakabura ariko ntuzahora uri umushomeri iteka, wasaba ntuhabwe ariko ntuzahora usaba ngo uhore bakwimye. Waba uri mu bihe bimeze nabi ariko ibihe byawe bizahinduka. Reka mpanure, ni ukuri nturi mu bihe bitazahinduka, uri mu bihe bigiye guhinduka, uri mu minsi igiye guhinduka, uri mu mezi agiye guhinduka, uri mu myaka igiye guhinduka. Ntabwo uko byaraye ejo cyangwa se byazindutse biri ariko bijya bwira. Oya, Imana ibasha guhindura ibintu, Imana ibasha guhindura ubuzima, Imana ibasha guhindura imibereho y'umuntu. None ubabaye none, ejo uzishima. Waba uri kurira uyu munsi, ejo uzanezerwa. Waba uhogoye wibaza ngo Mana ninde uzampoza uyu mubabaro n'agahinda mfite ku mutima, ejo bizashira. Hari andi mateka Imana izazingura mu minsi ije. Ni wowe mutangabuhamya w'abantu, ni wowe mutangabuhamya mu rusengero, ni wowe mutangabuhamya muri bene wanyu, ni wowe mutangabuhamya mu nshuti. Kwizera kwawe kurimo kurageragezwa, ariko humura, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Mwami Yesu ndagushimiye. Kwizera kwacu kurimo kurageragezwa, kuraca ku munzani, kurapimwa cyane, kuracugushijwe. Hari abagabo bacugushijwe, hari abagore bacugushijwe. Kwizera kurapimwe, kurageragejwe cyane. Hari abakobwa bari gucuguswa ku munzani, bari gupimwa. Kwizera kwabo kuri kugeragezwa. Ndasaba ngo imitima yabo irindirwe mu gakiza. Reka ubugingo bwabo bwe kwanduzwa, reka ubugingo bwabo bwe gukora ibyaha, reka ingeso mbi ze kubambara. Bambare umwuka wera, bambare ingeso z'umwuka wera, bambare urukundo, bambare ubugwaneza, bambare gukiranuka nginga bibakingira igituza, bambare ijambo ryawe mu gihe gisa n'iki, kugira ngo ubugingo bwabo burusheho gusa nuko ushaka, nuko ushima. Mu gihe gikwiriye uzatabara, mu gihe gikwiriye uzarema inzira, mu gihe gikwiriye uzaca inzira aho zitari ziri, mu gihe gikwiriye uzafungura imiryango, mu gihe gikwiriye uzatabara, mu gihe gikwiriye ntabwo bazakorwa n'isoni. Mana y'amasezerano, Mana yo kwizerwa, reka utange imbaraga ku bagore, reka utange imbaraga ku bagabo, reka utange imbaraga ku basore n'abakobwa. Bahagarare mu buntu bwawe bashikamye, bahagarare mu kwizera kw'ijambo ryawe, bakora ibyo gukiranuka no kwera, base n'uko ijambo ryawe rihamya. Uturinde ingeso mbi, uturinde ibyaha bitwizingiraho, uturinde ibyatuyobya, uturinde ibizatuma duteshuka, uturinde gusinda imibabaro y'iki gihe, uturinde ko twuzura ishyari n'igomwa, uturinde ko twuzura inzangano n'amahane n'amakimbirane, twuzura umwuka wera. Dukomeze tuvuge mu ndimi tuvuga ngo umwami n'umukiza azatabara nta kabuza, azaza ari intwari, azaza mu ntambara, azacungura itorero, azaryubaka nk'uko bikwiriye, azarikomeza kuko ni umwami waricunguje amaraso y'igiciro. Urakoze Yesu, urakoze Mwami, urakoze kumva gusenga, urakoze kubereye maso abadukurikiye muri uyu mwanya, kandi ubugingo bwabo wabucunguje amaraso y'igiciro, kandi ubugingo bwabo buraruta ibyo kurya, ubugingo bwabo buraruta imyambaro, ubugingo bwabo buraruta amazu, ubugingo bwabo ntitwabugereranya n'imodoka ishwanyagurikira mu muhanda, ubugingo bwabo ntabwo twabugereranya n'amafaranga asaza bakayahindagura, ntabwo ubugingo bwabo twabugereranya n'ifeza n'izahabu. Ibyo biragenda bigacuya bikarangira, ngo ubugingo bwacu burasumba nubwo igiciro cyinshi, ntacyo twabugereranya. Urinde ubwo bugingo, uburindira aho bari badukurikiye, uburinde ibyaha, uburinde ingeso mbi, maze bahagarare bashikamye kugeza ku munsi wo gucungura. Mwami, urakoze ko ukomeza kuba hafi no kutugirira neza muri byose. Icyubahiro reka kibi cyawe uhere none ukageza iteka ryose ry'ibihe bidashira.
mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera, amen. Mugire amahoro. Shalom, shalom.